Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Nimugire Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose, nta n'imwe ibuzemo. Uyu munsi wa mbere w'amasengesho yo kwigomwa, dutakambira Imana n'umutima umenetse ngo dusengere isi, dusabe ukubohorwa ndetse no kwigaragaza kwa Nyagasani mu bihe turimo. Nagira ngo mbahe insanganyamatsiko y'umunsi ari nayo tuza gusengeraho uyu mugoroba saa 5 z'ijoro, hagati ya saa 5 na saa 6 ku isaha ya hano muri Ottawa, saa 11 ku isaha ya hariya mu Burayi, saa 12 ku isaha yo mu Rwanda, ubwo n'ahandi ku isi yose bizajyana n'amasaha yaho. Dutangiye rero umunsi wa mbere w'aya masengesho. Uyu munsi insanganyamatsiko dufite iradusaba gusengana umutima umenetse, umutima ukorwaho n'ububabare, ukagira ikiniga, ukumva ubabajwe n'ibirimo kubaho by'amahano, amarorerwa n'ibyago ndengakamere biri hirya no hino ku isi. Muri aka kanya nagira ngo rero dutangire insanganyamatsiko y'ijambo ry'uyu munsi dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya, umutwe wa mbere guhera ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 11. Haragira hati: ngo numva ayo magambo nicara hasi ndarira, kandi mara iminsi myinshi mu kababaro, ngasiba kurya kandi ngasengera imbere y'Imana Nyir'ijuru. Ndavuga nti, ndakwinginze Uhoraho, Mana Nyir'ijuru, Mana ikomeye kandi igatera ubwoba, wowe ukomeza isezerano ryawe kandi ntuhemukire abagukunda bakanakurikiza amategeko yawe. Tega amatwi, tega ugutwi kwawe rero n'amaso yawe yitegereze, kugira ngo yumve isengesho ry'umugaragu wawe. Muri iki gihe ndasengera imbere yawe umunsi n'ijoro, nsabira Abayisiraheli abagaragu bawe, kandi ngashinja ibyaha byabo kuko twagucumuyeho. Twaraguhemukiye bikabije, kandi ntitwakurikiza amategeko, amateka n'amabwiriza wahaye Musa umugaragu wawe. Ndakwinginze ngo wibuke rya jambo wavugishije Musa umugaragu wawe ugira uti: nimumpemukira nzabatatanyiriza mu mahanga, ariko nimungarukira mugakomeza amategeko yanjye kandi mukayakurikiza, kabone naho abajyanywe bunyago banyu bazaba bari inyuma y'ijuru, nzabakoranya maze mbagarure aho nahisemo, kugira ngo mpatuze izina ryanjye. None se abo si twebwe abagaragu bawe
n'umuryango wawe warokoye ukoresheje ububasha n'imbaraga bitagereranywa by'ukuboko kwawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Bavandimwe nkunda, uyu munsi muri uru runana rw'isengesho, uyu munsi wa mbere, turashaka gusaba Imana ngo idufashe kwakira umutima wo gusenga dutakamba, umutima nk'uwo Nehemiya yari afite. Baravuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ariko nk'uko mumaze kubyumva, Nehemiya we kubera amagorwa, kubera ibyago, kubera amahano n'amarorerwa byari biriho muri icyo gihe, ararira, yicara hasi, ikimenyetso cyo kwicisha bugufi, kandi amara iminsi myinshi mu kababaro. Ntabwo yabikoze isaha imwe, ntabwo yabikoze umunsi umwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yamaze iminsi myinshi mu kababaro, asiba kurya, asengera imbere y'Imana nyir'ijuru. Muvandimwe, uyu munsi zirikana kuri ubwo butumire buvuye mu ijuru. Umutima wawe wa none ukujyana imbere y'amahano n'amarorerwa, ubugizi bwa nabi ndengakamere, ibyo wumva, ibyo ubona, ibigushengura umutima, ibyakubayeho n'ibyabaye ku bandi, byose bikurize, bikukoreho, bikubabaze. Amasengesho ya none agufashe gutakambira umuryango w'Imana uri ku isi yose, mu mahanga anyuranye, aho Roho Mutagatifu yerekeza umutima wawe, hakore ku mutima wawe ukwigomwa kwawe no gusenga kwawe, bitume Imana wongera kuyitakambira ngo itugirire impuhwe. Muri aka kanya nagira ngo rero mbabwire ko twese abateraniye hano muri iri sengesho, muri uru runana, cyane cyane kuri uyu munsi wa mbere ubimburiye iyindi, iri sengesho rize kwerekeza umutima wawe, muntu unyumva, kandi nawe muntu wese ushaka kwifatanya n'abasengera ibyago n'amagorwa biri kuri iyi si, kugira ngo duhongerere ibyaha, dusenge mu mwanya w'abadasenga, dusenge mu mwanya w'abanyabyaha banze kwihana bakanga kwisubiraho, dusenge mu mwanya w'abanangiye umutima bakiyegurira ibikorwa by'umwijima, bakaba abakozi ba shitani ku mugaragaro. Dusenge mu mwanya w'abashimishwa bakananezezwa n'ibyago by'abandi. Nyagasani, niyemeje kutarebera ikibi no gukora icyo nsabwa n'umutima nama, ntawe ubimbwirije. Ngirira ikuzo ryawe, ntakambira
iyi si, mu bari mu magorwa anyuranye. Mwana wa Dawidi ngirira impuhwe. Yezu mwana wa Dawidi ngirira impuhwe. Yezu mwana wa Dawidi tugirira impuhwe. Reka turangirize kuri isengesho rya Roho Mutagatifu ridufasha kongera gusaba Imana ubuvunyi bwayo kugira ngo budushoboze kubaho uyu munsi mu mbaraga z'uwo mwuka w'ijuru. Roho Mutagatifu uza muri twe niwe utwigisha, niwe utubwiriza, niwe udukoresha igihuje no gushaka kw'Imana. Fatanya nanjye isengesho ryo kwiyegurira Roho Mutagatifu nawe akurundurire mu gushaka kw'Imana kugira ngo imbaraga z'Imana ziva mu isengesho ryawe zikize roho nyinshi. Imana iza gushyira imbere yawe, mu mutima wawe, mu bitekerezo byawe. Mana nziza, ndakwihaye uyu munsi na roho yanjye n'umutima wanjye. Ndakubwiye ngo yego, ngufunguriye uturere tw'umutima wanjye, ngwino winjire muri nge. Uri Imana y'ubuzima bwanjye, Nyagasani n'umucunguzi wanjye. Ndi uwawe Nyagasani, nyobora mu nzira yo guhindukanya konse na Yezu Kristo. Nguhaye ubuzima bwanjye, nkweguriye uburyo bwanjye bwo kubona no guhitamo, ngutuye intege nke zanjye n'imbaraga zanjye. Ibyanjye byose mbibohotseho. Nguhaye igitsina cyanjye, ibyiyumviro byanjye, ubwoba bwanjye, umutekano muke, bikomere by'ubuzima bwanjye, akamenyero kandimo. Nkweguriye amasezerano yose nakoze, ayo nujuje n'ayo ntujuje. Nkweguriye imibanire yanjye n'abandi, akazi nkora muri iki gihe nakuzangenera. Nkweguriye ibikoresho byanjye, ubutunzi bwanjye n'ubuzima bwanjye bw'ubu n'ubuzaza. Mana y'ubuzima bwanjye, ndashaka ko tuba umwe, ukaba umuzabibu umbereye ishami. Ndagusaba ngo ushyire muri njyewe imbaraga zawe, ubuhanga bwawe n'ububasha bwawe. Roho Mutagatifu, ngwino ku bwawe. Ndashaka kubaho uyu munsi ingabire isumba izindi zose. Unyakire, untagatifuze, ungire igikoresho cyawe kugira ngo ugaragaze urukundo n'impuhwe zawe. Urakoze Mana Roho Mutagatifu, kuko uriho muri nge no mu bandi. Urakoze kumbera inshuti n'umuhoza, umujyanama wanjye n'umubwiriza. Urakoze kumbera umuyobozi n'umurinzi wanjye, umurengezi wanjye, imbaraga zanjye n'urumuri rwanjye, kuri ubu n'igihe nzapfira. Amina. Roho Mutagatifu, iyi si yose n'ibyayo byose ndabikurunduriye, mbishyize mu maboko yawe. Urakoze gukura icyiza mu kibi. Urakoze kongera kuza kurema isi nshya, gushyira ibitekerezo bishya, ibyiyumviro bishya n'ibikorwa bishya bigamije ugushaka kw'Imana, kugira ngo hasingizwe Imana Data,
hubahwe Yezu Kristu, hakuzwe Mana Roho Mutagatifu, ubu n'iteka ryose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.